Reka tubasuhuze twizere ko mumeze neza cyane amahoro y'Uwiteka nabane nawe mwese mukurikiye Sport VAR. Dutangiye icyumweru ni ku munsi wo kuwa mbere nekereza ko muramukanye amahoro muramukanye imbaraga ndetse n'ubushake bwo kujya ku murimo. Abatameze neza cyane reka tubwire tuti Nyagasana akomeze kuborohereza kandi kubera Imana muraza komera neza cyane. Jendi MC Van Shafi kuri kamera hari mutara bamwita Arunware Mukama aka Papa Chap Chap nawe ameze neza cyane kabisa kuri kamera. Hanyuma uwo bita Emenibizi nawe arahari hafi aha ngaha rutari kugenda atunganya. Hanyuma rero muri iki gitondo ndamutse mvuga ni reka nze abantu kuri Sport VAR tuganire. Ikipe bita Rayon Sport ku munsi w'ejo yakinaga umukino wa gishuti n'ikipe yitwa Vitaro, ariko ibintu birakomeye mw'abantu mwe. Ibintu mu ikipe bita Rayon Sport Byadogereye noneho byasubiye irudubi. Ushobora guhita wibaza se bimeze gute? Byose nibyo tugiye kuganiraho, nkubwire ibiri kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sport, nkubwire ubwino nakuye ku kibuga ku munsi w'ejo. Byari kuba byiza iyo tuza guhita dukora video ku munsi w'ejo amasaha nimugoroba, ariko kubera izindi gahunda twari dufite kandi zerekeranye n'akazi n'ubundi kugira ngo kuri Sport VAR ndetse n'ikiganiro kuri radio bikomeze bigende neza cyane, byatumye bidakunda n'impamvu twahisemo kubikora muri iki gitondo. Ikipe bita Rayon Sport ku munsi w'ejo yakinaga umukino wa gishuti nabigarutseho nangira. Ni ekipe yari yakoresheje abakinnyi niba nibuka neza igitangira mu kibuga, yari yakoresheje umuvandimwe Simon Peter Tamale. Uyu nguyu ni umugande wanabaye umuzamu wa shampiyona y'abagande, umuzamu wa saison, ariko uyu mutaramu bikomera cyane aho yabereye umuzamu wa saison ariko akinira ikipe ya gatandatu. Ni ibintu bikomeye cyane, cyangwa ikipe yarangije ya gatandatu bita Marons Football Club yari mu gihugu cy'Ubugande. Uyu musore rero Simon Peter Tamale ni umusore ikipe ya Rayon Sport yaje gusinyisha mu gihe kingana n'umwaka umwe. Yabanje mu kibuga rero ku ruhande rumwe rero bita Serumago Ari yavuye mu ikipe ya Kiyovu Sport, urundi ruhande rwa rero umuvandimwe bita Ujingo Hakim ugo n'uruhande rw'ibumoso yavuye mu ikipe ya Gasogi. Hanyuma muri Axe cyangwa se mutima defense ari mu bita Rwatubyaye Abdul El Capitano ari kumwe n'umuvandimwe Sabimana Eric harya niko bamwite Mabre Sabimane Mabre nibyo. Hanyuma imbere yabo gato cyane nko bita kuri DM cyangwa se umukaseri tibike yari Ngendahimana Eric bakunda kwita Gasongo. Imbere gato cyane kuri nimero 8 harari umuvandimwe bita Mbirizi Eric. Hanyuma imbere yabo gato nk'umupremeka yari Ndekwe Felix. Hanyuma uruhande rumwe rwacagaho umuvandimwe bita Haji, urundi ruhande ruri gucaho umuvandimwe bita Ifunga Ifaso. Hanyuma umwataka ari Rudasingwa Prince. Aje kugenda abaho impinduka nyinshi zigiye zitandukanye kubera ko ikipe ya Rayon Sport nko mu gice cya kabiri yaje gukora impinduka, harimo aho yinjijemo bita Joachim Ojela, yinjizamo umuvandimwe Yusef, yinjizamo Mutaramu Kanamugire, yinjizamo wa mwana Petit Messi, yinjije Marcel, yinjijemo Bonner nk'umuzamu. Ariko ibijyanye no gusimuza sibyo ngira ngo tugaruko cyane. Ibintu bikomere rero mu ikipe ya Rayon Sport, abareyo bose bihebye imitima ahantu iri ibibazo. Baravuga bati uyu muzamu twaguze ni katiki, uyu muzamu twaguze ni bwoko ki. Bamwita Simon Peter Tamale. Ngiye kukuganiriza ibya Simon Peter Tamale ngendeye ku mukino performance yagize, ngendeye ku buryo namubonye, ngendeye ku buryo yavugwaga, ngendeye no kubyo abatoza nyuma y'umukino batangazaga. Nkubwira n'ikintu gikomeye cyane cyese kibaho kubera iyi mpamvu y'uyu muzamu bita Simon Tamale. Nkubwira n'impamvu nzindutse muri gitondo nkubwira ngo ibintu muri Rayon byadogereye. Kwanza umuzamu bita Simon Tamale ndebye performance ku munsi w'ejo n'ababeshye ni performance ngiye gushira nko kwijana ishobora kutagira no kuri 20. Kubera iki? Ngendeye ku byo umuzamu bundi bagomba gukora mu kibuga, uburyo umuzamu agomba gukinamo, yaba uburyo bwo kuvugana n'aba defenseur, ubwo ni communication muri rusange kuri Simon Tamale iri hasi. Ikindi kintu hari ukuntu umuzamu usanga nibura afite na taye ikanga adversaire ntayo. Ikindi kintu hari ukuntu usanga afite ubuhanga bwa bundi buri individual bwa buhanga uvuga uti nubwo byose atabyujuje ariko ikico kiramurengera. Simon Tamale n'ukuri ntababeshye nabuze ingingo nimwe murengera ku munsi w'ejo. Simon Tamale ari mu izamu ahantu twari twicaye nk'abanyamakuru benshi ba siporo mu Rwanda, twongoreranaga tuvuga tuti muzamu wa Rayon bimeze bite biragenda bite. Uwo bita Eme nk'umuntu wakinnye izamu nagize amahirwe twari duhagararanye turi kumwe, akambwira ati buriya hari ukuntu bishobora kuba ari ekipe atari yumvamo, ari ukuntu atarajya mu mukino, hari ukuntu biri buze kugera aho biza. Ariko Simon Tamale ngiye nabeshye ku bwanjye nagezeho numva nkarabye uti byagenze bite. Uyu muzamu ikintu adafiteho cya karite nimwe n'umupira wo mu kirere
pe yaba crosses uwo bita Simon Tamale ntashobora kugutanga umupira no kuvuga ko akunda ubwo crosses no kwakundi tubigenekereza tujyana no muri football ya kera centre nkuko abenshi babyita ntago ashobora kuba wa mbere ku mupira kandi iyo niyo carte ya mbere ku muzamu mwiza mu bazamu bagezweho niba bateye cross bo wa mbere ku mupira ufate cyangwa se box ujyane nyuma ya box ariko nibura uwo wa mbere kuri baro uyitanga aba strikers bindi equipe cyangwa se abataka ibyo Simon Tamale ntabyo afite n'umuntu batera cross akaguma mu izamu Simon Tamale ikindi kintu namubonyeho uburyo bwo gupanga defense neza ku buryo utaza kugarizwa harabazamu mu byibuke neza cyangwa se namwe namwe umupira kera hari umuzamu usanga nta karita afite pe nimwe mu izamu ugasanga si umuhanga ariko ugasanga afite karita yo gupanga defense neza ku buryo n'igitego kugira ngo kimugereho bishobora kuza kuba bigoye Simon Tamale niyo karita nayo afite abonaga ko defense uburyo ipanze ihagaze nabi nk'igitego cya mbere urya gitsinzwemo mu by'ukuri ni imipangire mibi ya defense kubera ko ntagazi kubwira uwo bita Rwatubya Abdul hagarara hano ntagazi kubwira Aimable ngo hagarara ha aza gushiduka igitego yakiriye bamuteye umupira umwe mu gice cya mbere niho nibuka uwarukomeye cyane ishoti bamutereye nyuma ya boxi abasore b'ikipe ya Vitaro umupira kufata ngo akomeze biranga arokora ariko arongera arawufata cyo si ikibazo wenda ku muzamu bibaho ariko Simon Tamale byaje kubibazo no mu gice cya kabiri byaje kuba akamaramaza umugani w'abavandimwe aho noneho yiheraga assist umukinnyi w'indi equipe cyangwa se wa Vitaro ushobora guhita uvuga uti ibyo bibaho kuko na ba Olivier Kwizera barikoze mu ikipe y'igihugu murabyibuka dukina na Côte d'Ivoire aha passe rwose agiye gucenga umuntu barayimwaka ushobora kuvuga n'abandi bazamu benshi bagiye ubona ku isi bagiye babikora ariko ibyo wavuga byose n'ubundi nibikuraho ko aba yakoze ibara Simon Tamale rero byaje kugenda gute abo bita Mitima Isaac niba ari Mitima Isaac niba ari Gasongo Ngendahimana Eric sinibuka neza umuntu wamusubije umupira kwa kundi nyine bagira ngo atangire baro ayikine mu by'ukuri ntababeshe umuntu bita Simon Tamale yabuze solution umupira aciduka yawuhaye umwataka w'ikipe ya Vitaro amukubita akantu k'akarobe ikintu kibabaje n'ikintu abantu batangiye kugerayo mu ngenge akarobe ukuntu kagendaga nta sign nimwe muntu bita Tamale n'ukuri yo kuba yazamana no kuboko ngo barebe niba yayikoraho igitego kijyamo cya kabiri ku ruhande rwa Vitaro Simon Tamale ava mu mukino noneho burundu kugeza ubwo bamusimbuje uwo bita Bonere ikintu gikomeye cyane uwo bita Simon Tamale akiva mu kibuga cyangwa se atarasohoka mu kibuga bakerekana ko agiye gusimbuzwa yabaye nkuva muri mood bigaragara ko nk'ibye bisa nkaho birangiye ubona ko yihebye uwo bita Joachim Ogera n'umugande mwene wabo arazana mukomeza anamubwira ati brother don't worry bizagenda neza mu minsi iri imbere abataramu twa turi kumwe benshi twa turi kureba match muri media area by'umwihariko Menibize sambwira ati iyi action ishobora guhita ituma Simon Peter Tamale ava muri mood neza bagahita bamurangira mu ikipe ya Rayon Sport ngiye donga mu bantu Simon Tamale mu by'ukuri ntababeshe nkurikije performance ze numvaga ko yari umuzamu wa champion mu gihugu cy'Ubugande sinumvaga ukuntu umuzamu wa champion mu gihugu cy'Ubugande agakanya aza mu Rwanda ngo ibintu bimunanire ariko muri iki gitondo ubwo muri mwihanganyo gato mbere yuko mpita mbajyana mu bwino buhari mu ikipe ya Rayon n'ibintu bikomeye kuri uyu muzamu byatumye nzinduka kare cyane rwose ku isaha y'isa 11 zuzuye narengeze hano ku kazi mfata umwanya subira mu highlight y'umuntu bita Simon Tamale usacinze ukoresheje YouTube wenda kugira ngo nze kubafasha namwe mu birebe nago ushobora gusacinga Simon Tamale ngo ubone highlight irenze video imwe ni video imwe yafashwe na NTV Uganda niba nibuka neza bakina na KCCA banganye igitego kimwe kuri kimwe niyo video iri hanze ariko ngiye byatumye none nsacinga videos za equipe yitwa Marons FC ubwayo njya muri highlight zayo rero Marons sanga umuvandimwe Simon Tamale performance yagiye agira ngira amahirwe ndayibona nde buryo yagiye yitwara mu by'ukuri uyu muzamu mu ijambo rimwe nagara umuzamu ku ikipe nka Rayon Sport pe n'ababeshya abafana ba Rayon si ukuba cinege ariko uyu nagara umuzamu wa kujyana mu matsinda mu mikino irenze nk'umunane namubonye afatira ikipe bita Marons hanyuma ekipe yitwa Marons uyu muzamu sinzi ikintu bagendeye bajya kumuha igihembo wenda bafite critère bagenderaho wenda muri Uganda ariko Simon Tamale umuzamu afata baro ngo yigumane umuzamu uzi gusohoka umuzamu ufite karite yo kwaka umupira umudefenseur ngo abo wa mbere awumutange umuzamu uzi gukuramo penalty umuzamu uzi gukuramo kufura mbese nashakishije impamvu nimwe ishobora kuba yatumye umuzamu wa championnat mu gihugu cy'Uganda birakomera amakuru rero n'ubwino bwari buhari nyuma y'umukino n'ubuhe nagize amahirwe ninjira muri dressing room
gake ngo biticyumvirizo yaba ku batoza ba Rayon Sport yaba n'abandi benshi babayobozi mu ikipe ya Rayon Sport barakubwira bati Simon Tamale n'abandi bagande ubwo ndaza guhita nkomoza cyane ko bita Charles Barry nawe n'umwataka w'umugande ariko umunsi w'esha Rayon ntago mwigeze mugira amahirwe yo kumubona mu kibuga ariko buriya yari ku kibuga yari muri stade yicaye muri VIP kabisa nk'abandi bose ari kureba kamaci bivugwa ko yakandagiwe mu myitozo aricyo cyatumye adakina ariko n'ubundi nawe ukubita icyumvirizo bakakubwira ko atawuhamenya abatoza rwose ngo ntago yabakombeso bita Charles Barry ngo arafunga rwose agafunga inzoka n'ibyavugwaga hariya kandi bivugwa n'abantu bo muri Rayon b'indani by'umwihariko na bamwe mu batoza bare wenda nari buze kuvuga amazina wenda nari buze gukomozaho cyane kubw'impamvu wenda zabo batashatse ko ajya hanze ariko biravugwa ko natawufunga kandi byavugwaga namwe mu batoza b'ikipe ya Rayon Sport. Hanyuma nigarukiye kuri uyu Simon Tamale match ikirangira umutoza mukuru murabizi neza kugeza kubabwira ko mbere imyitozo ya mbere yakoresheje yavuze ati umuzamu ntago ari kunkomveka imyitozo ya kabiri akomeza kubivuga avuga to bita Simon Peter Tamale ntago ari umuzamu nyine uri kunyemeza ariko abareba akagira ikintu cyo kuvuga ngo twaramuguze ni twahomba ntago nta kikundi byagenda wenda nuko ataramenyera shampiyona nari adapter bizakunda ibyo ngibyo umutoza noneho byageze nyuma y'iyi match nashaka kubyumva igihari cyanya cyo kumugoroba yayisabwira SG kipe ya Rayon Sport yabwiye SG kipe ya Rayon Sport rwose Patrick arabwira duhurire kuri office dukorana inama y'igitaraganya yiga kuri uyu muzamu Simon Tamale n'ibintu bibiri muranzanira umuzamu kabisa wundi utari Simon Tamale cyangwa se munyemerere ko Bonheur ngiye kumukoresha muri shampiyona ubwo Bonheur ni umuzamu nyine n'ubundi rusanzwe ari wa Rayon Sport ariko yari wa kabiri umwaka ushize imbere ya Adolphe ariko yarangije umwaka ari uri hejuru ati Bonheur mukoresha muri shampiyona ariko nitugera muri CAF Confederation Cup munzanira undi muzamu utari Tamale kuko uyu nguyu n'ahantu yangeza ubwo rero ni inama y'igitaraganya benshi batise ubundi Tamale Simon Tamale araza kwirukanwa umwaka umwe baraza guhita bamwishura dore ko yasinye amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport y'umwaka ibintu birakomeye iyi nama yarayibaye nituramenya ubwino bw'icyavuyemo neza ariko masaha imbere turaza kuyabaha amakuru yose atari ivumbi ese Simon Tamale baramuhambiriza asubire Uganda kuri match imwe ya gishuti ese Simon Tamale baramwihanganira forume zizagaruka birakomeye nakubise icyumvirizo nyuma yo kuva mu byo abatoza ari gutekereza bamaze kuba bamuca amazi ariko nekereza ko abatoza iyo bapinze umuntu ni nabo ba mbere nekereza ko baba bubakiyeho ibintu byose by'abakinnyi ntababeshye so kubica ku ruhande wenda ngo tubishakire inyito yindi idasanzwe Simon Tamale umutoza mukuru ntago amwemera Simon Tamale umutoza wungirije muri Rayon Sport nawe yamukuyeho amaboko Simon Tamale baravuga bati harukuna abagande basigaye bakabiriza ibintu mu itangazamakuru ryabo bakazamura urwego rw'umupira wabo ariko babinyujije mu buryo bwo gufera kugira ngo abakinnyi basohoke mu gihugu cy'Uganda bajya gukina hanze ariko itangazamakuru donc ryakabiri abakinnyi nyamara nta mane idasanzwe bafite n'urwo rwego bari gufatamo umuntu bita Simon Tamale bigihita bigendana n'umuntu bita Charles Barry nawe umwataka waje abantu bakavuga bati ibintu uko bikomeye umutoza yavuze ko umuzamu ari ikibazo avuga ko n'umwataka bidakunda ese abagande bose baraza kuba basubizwayo biragenda bite ese Simon Peter Tamale n'uri buhambirizwe ashaka undi muzamu biravugwa biri mu majwi ko bica Olivier Kwizera bishobora kuza kurangira yisanzwe mu biganiro n'ikipe ya Rayon Sport ni bivugwa cyangwa se n'abandi bazamu benshi bagihari bashobora guhita bashaka undi muzamu byihuse vana bwangu kuko Simon Tamale we abareyo bakarabye guhera ku bafana kugeza ku batoza niba nayo wararebye match wenda ubwo uraza kujya muri comment utubwire uko wamonye Simon Tamale ariko abenshi nagara umuzamu rwose kw'ikipe nka Rayon Sport nanjye kubwanjye ntababeshye uyu nagara umuzamu Rayon Sport ishobora kuba yakoresha ngo igere mu matsinda biragoye kandi Rayon Sport umwaka mu byibuka ifite amahirwe igomba gukina match imwe yonyine igahita yisanga mu matsinda ya CAF Confederation Cup iheruka no kujya mu mwaka wa 2018-2019 muri iyo season inagera muri kimwe cya kane kinangiza cya CAF Confederation Cup hanyuma rero Simon Peter Tamale ku nama y'igitaraganya yakoresheje hariya ku bayobozi b'ikipe ya Rayon Sport ubwo ndavuga SG n'umutoza nago ari wo gusa nago nimuze kunyumva nawe mwumve ngo umutoza impamvu yese akoresha inama no kubera Simon Tamale ariko Simon Tamale numwe mu bantu ku kigero cy'ejuru cyatumye irantama iba umutoza aravuga ati ngiye sishaka kwica CV yanjye sishaka kwica izina ryanjye nakoze nkaryica kubera abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport mbona batari ku rwego rukwiye ikipe ngiye gutoza bivugwa ko umutoza ari gushaka umusetro defender nuko uwo bita Abdul Rwatubyaye no bita
Semane Mabre biravugwa ko umutoza rwose nabo ntago bamukonvetse ahubwo bikavugwa ko bishobora kuza kurangira abakinnyi mwabonye muri axe mu minota ya nyuma aribo n'ubundi bizarangira bagiye gukina muri axe kipe ya Rayon Sport. Uwo ni Ngendahimana Eric Gasongo ari kumwe no bita Mitima Isaac rwose bivugwa ko umutoza rwose aribo bantu ari guprefera cyane mbere ya Rwatubyaye na Sabimana Aimable. Ikindi gihari ku ruhande rw'imoso bita Bugingo Akimu n'umuhanga rwose yagiye abikora ni numwe mu bantu nemera ari kumutoza ibintu Bugingo ari kumukinira nawe nibiramwemeza neza. Aravuga to bita Arsene muramuzi umupeti wavuye hariya muri za Espoir rwose wo muhanga cyane wakinaga kuri wingi bumoso ariko asa nk'uwataka noneho batangiye kumukinisha inyuma asimbuye yagiye amasimbuye akina ariko nko mu left back ariko Wundi ubuzamuka kabisa heza uruhande muri aba ba left back bagezweho abikora neza cyane bivuga ko rwose Arsene ari umuntu ari guprefera cyane. Abantu batise Bugingo Akimu nari buze kwicara biragoye Arsene sari buze gukina nibyo kwitega twaza kureba. Ikindi kintu gihari wenda nabonye nuko bita Aserumago ari nyuma yo gutanga assist ko bita Rudasingwa Prince atsinda igitego cya mbere n'umukinnyi mwiza nabonye we yakombese umutoza nta muntu uri kumuvugaho we ni sawa. Hanyuma indi signing bamwita Aruna Majaliwa macacari hatari abareyo mwaguze umukinnyi umuntu bita Aruna Majaliwa ateye ubwoba ni umu defending midfielder wujuje ibyangombwa iminota mike yakinnye isa cimaka. Indi signing nabonye muri Rayon iteye ubwoba n'umuntu bita Yosef n'ibisanzwe imana idasanzwe yo gucenga abantu kabisa ukagira ngo barimo baramutinya gucenga ukagira ngo uri kumuhunga ateye ubwoba. Tanze spectacle racyoza amaso y'abareyo Yosef ni muzima cyane.